dutangiye agastori kacu gatoya. Umukozi wo mu rugo aza yirukanka imbere ya bosi wiwe, nuko akahita akuramo ikarisa akahita amujya imbere akahita amujya hejuru. Kumbe uwo mubosi aba ari kumwe na sheri wiwe, nuko uwo mukozi akahita amuvaho akahita yirukanka ati uriya mukozi wawe afite ikihe kibazo? Ese ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki atangiye kumpereza? Ariko umubosi we amubwira bamwita Berite, nuko ako kanya akavuga ati ngiye kukwirukana aka kanya, ibi ni ibiki ukoze imbere ya girlfriend wanjye? Ako kanya akahita ajya kumufata. Kumbe girlfriend wiwe aba ari umusheri wiwe bamwita Mariamu. Ako kanya abonye umugabo wiwe agiye, ahita afata sene, ubona ko ari sirenge irimo uburozi, akahita bushyira muri ji ibiri aho ngaho. Kumbi wa mukozi abagira ngo yereke bosi wiwe umusheri wiwe ntari kumukorera, agatangira kumwereka. Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Niba utarakora subscribe uyikore. Ako kanya rwose umukozi agatangira komeza amwereka uburyo umugore umusheri we Mariamu arimo arafata amafaranga yose y'umugabo akayashyira mu isakoshi yiwe, nuko yose amafaranga yose akayashyiramo yose. Yamara kuyashyiramo nuko agatangira rwose kongera gufunga baga yiwe neza, nkuko rwose ubona ko nta kindi kibazo rwose gihari. Gusa bosi wiwe akomeza kureba uburyo umukozi ndetse na bosi bakomeza kwitegereza ibintu umugore wiwe arimo arakora, cyangwa se umusheri wiwe agafunga baga, aba agira ngo aroge uyu bosi, nuko atwara ari amafaranga, kuko aba ari amafaranga menshi cyane. Bose baba bari kureba muri inyuma bumiwe. Nuko bosi akabwira umukozi we ati ceceka, ndagira ngo mbanze mpange nawe imikino, turaza kongera kuvugana. Ako kanya kongera agasa nk'usakuza, akigira nkaho rwose agiye kumwirukana nkaho nta cyabaye. Nuko bosi uwo Berite arakongera akagaruka mu mwanya we akavuga ati uriya mukozi ndamwirukana rwose, ibintu akoze ntabwo bishoboka. Nuko uwo mugore wiwe cyangwa se umufiance wiwe Mariamu akomeza avuga ati umukozi nka kuri akaza akabigenza nka kuriya, ese ubu ntimwari musanzwe mubikora? Ntimwari musanzwe mubikora rwose? Ukabona yuko Mariamu rwose we nta n'ikindi kibazo afite. Ako kanya Berite akahita avanayo ya karisori yambaye na wa mukozi, akavuga ati iki ni igiki koko? Akavuga ati icyo kintu ntukinyegereze, akahita akijugunya aho hirya hasi. Nuko Mariamu cyangwa se umusheri wa Berite agakomeza avuga ati akira rwose uyibagize ibibazo, akatangira kumuhereza cya cyo kunywa yavanze. Ako kanya Berite ahita afata cya cyo kunywa akakivanga neza, akakivangamo neza ku buryo utabasha kumenya ngo hose agashyiramo uburozi, nyine byose biba bingana. Nuko uwo mukobwa akavuga ati we ntibishoboka kubera icyo ubikoze. Nuko Berite akamubwira ati genda shaka ko dusangira twese nta kibazo rwose. Nuko ukabona yuko Mariamu atangiye kumujijisha, agaseka nkaho nta cyabaye, agatangira kumufata akavuga ati ntaribi inywa nta kibazo, inywa ariko gira vuba vuba, wowe inywa rwose, ibibazo uriya mukozi waguteje ntabwo bishoboka. Yajya kunywa akongera akavanaho ku munwa, gusa umukobwa bikamubangamira rwose. Ikintu abashaka yuko uwo mugabo wiwe anywa kugira ngo amuroge. Ese ibyo imipango yashatse iraza gucamo? Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Ako kanya rwose Berite akomeza kubwira umusheri wiwe ati hari ikintu nshaka ko tuganira, ariko yajya kunywa bikanga rwose, akaba aretse kunywa. Ariko nta kindi kintu umusheri we aba ashaka, avuga ati wanyweye uri mu biki? Nta kindi kintu kimuraje inshinga. Nuko uyu musheri wiwe yanywa, yajya kureba ko yanywa, ariko umusore akanga rwose, akanga kunywa. Akavuga ati hari ikintu nshaka ko tuganira. Akongera agatereka, akatangira kumubaza ibya mushiki wiwe. Ese mushiki wawe ameze ate, cyangwa se murumuna wawe? Nuko umukobwa akavuga ati ibyo ntabwo rwose bikureba, bireke. Icya mbere ni uko we wanywa rwose, inywa
rwose ureke wibagirwe rwose ibyo ngibyo wishaka guhindura ntuze turiho. Gusa umukobwa rwose agakomeza kwitegereza, ariko umusore rwose akavuga ati ntibishoboka, ariko se ubundi hano hantu harimo iki? Ikintu iji ntari kunywa. Nuko Mariyamu akavuga ati nta kintu kirimo, ariko rwose nta kintu kirimo. Ako kanya Berita akahita ahinduka ati ndagira ngo tuganire ku bintu wasutsemo aha ngaha, ndagira ngo tuganire kandi gira vuba vuba, inywa kuri biriya. Ahita amuhereza ati inywa, amuhereza ji yavanze ati nawe iyi yinywe kugira ngo nemere yuko neza yuko nta kintu kibi kirimo. Ati nywa gira vuba vuba. Akavuga ati nge ntabwo nywa. Akahita ahaguruka avuga ati none urimo urabimpereza ngo mbinywe? Gira vuba vuba nywa, gira vuba vuba. Umusore akahita ahinduka atangira gukanga umugore wiwe, akamushaka kumunywesha ku ngufu. Gusa uwo musheri we akavuga ati ntabwo bishoboka, nge ntabwo nywa. None washaka kubinywesha ku ngufu? Agashaka kubimuhereza ku ngufu, akavuga turabinywa uko byanga byakunda. Nuko umukobwa agatangira gusaba imbabazi ati mbabarira rwose, nge ntago ndi bunywe, hari ikintu nashyizemo kandi rwose ntago nge nashaka kukinywa rwose. Nuko rwose agatangira kwivamo. Ako kanya Berita akavuga ati ukaroga ukandoga nta n'isoni, ugashaka kundoga nge ndi sheri wawe, ukandoga ukajyana amafaranga yanjye uko wibone, urumva bishoboka? Nari nagucunze, nari nakubonye rwose. Umugore akagwa mu kana bagatangira no kumukubita. Berita akagira umujinya akavuga ati ntushobora kuva ahantu. Nuko Mariyamu akavuga ati mbabarira rwose, nari nkeneye amafaranga, nari mfite ibibazo byinshi kandi nabonaga aya mafaranga nta kundi buyafate utapfuye rwose. Ako kanya Berita akavuga ati ntibishoboka wowe kujya kumpereza icyo kunywa kirimo uburozi ndetse ukantwara amafaranga. Gira vuba vuba umpereza amafaranga yanjye yose yarari hano hantu, yarari ku meza. Gira vuba vuba amafaranga yanjye yampereze, kandi ntugire ngo ndi gukina aha ngaha, ntabwo ushobora kuva mu nzu yanjye, nanakwica rwose. Ariko Berite akomeza kubwira umusheri wiwe Mariyamu, akahita amuhereza baga, agatangira kuvuga ati mbabarira rwose, numvaga amafaranga nyakeneye cyane. Ako kanya agatangira guhamagara wa mukozi, akavuga ati ceceka aho ngaho nakubonye. Ako kanya amafaranga yose agatangira kuyashyira aho ngaho ku meza. Ati amafaranga rwose yawe dore ni ngaya, ntago rwose nakirirwa ngira. Nuko ako kanya umukozi akamubwira ati bosi, akabwira umusheri ati uyu mukozi niwe unyeretse ibi bintu byose, urumva ngewe uyu mukozi namurutisha iki? Kunyereka yuko uri kunyiba, kunyereka yuko ugiye kunyica, ibi byose nta wundi muntu ubinyeretse, ni umukozi wanjye. Urumva rero gira vuba vuba amafaranga yanjye uyashyira aho ngaho. N'umukozi akahita avuga ati urabona kujya kuroga bosi wanjye byakunda, nari nagucunze, nari nakubonye. Nuko Berite akahita afata ya mafaranga yose akayashyira aho ngaho ku meza, yari amafaranga menshi yo mu madolari. Agatangira reba amafaranga yose wari untwaye, urumva bishoboka? Fata igikapu cyawe kirimo ubusa, rwose ntago bishoboka yuko wowe ugomba tite tunatandukana birangirira aha ngaha rwose. Nta n'isoni uranyewe amafaranga nakuriya ngo nizenguriza amasheri. Toka genda, gira vuba vuba, genda singushaka iwanjye. Ako kanya rwose umukozi na bosi we bahita birukana uwo musheri wiwe ati genda singushaka, sinzongere no kubona n'ubutaha, suzongere n'irindi na rimwe na nimero zanjye uzisibe, ntago nge nshobora kubana nawe iteka. Icyo cyo ni ikintu ugomba kumenya ukanagishyira mu mutwe ko nta kintu na kimwe uzongera kunkeneraho. Ako kanya umukobwa agatangira gutakamba avuga ati wambabariye rwose ko ntazongera ibi nabikoze. Ako kanya umukozi akashaka kurwana avuga ati toka genda, wowe urashaka kuroga bosi wanjye nta n'isoni. Ako kanya rwose Berita atangira kureba uburyo umukozi we amwitayeho ndetse n'uburyo amutabaye, agatangira kubinyuzamo amaso akamubwira ati rwose urakoze, ibi ntabwo nari mbizi ko agiye kubikora rwose.
ako kanya umukozi akavuga ati ntabwo bishoboka ko wandogera bosi, ntabwo bishoboka rwose, njye nari maze iminsi mucunga ndetse yari afite iyo gahunda, uretse ko nagira ngo ngire ikintu nkwereka, ibintu byose bosi ntabwo bishoboka ko ibyo wagezeho nanjye rwose biba bimfitiye akamaro, kuko ntabwo nakemera kukubura. Ako kanya ahita amwereka ya kariso ati uteragura iyo ntuzi yawe nta kibazo. Nuko rwose umukozi agataha akagira isoni ati rwose se aka kantu ntikagutabaye bosi, iyo ntaza ugakora rwose ntabwo uba ukiriho. Nuko ako kanya rwose bosi bakomeza kumushimira amubwira ati urakoze rwose, uri uw'agaciro, ese nanjye hari ikintu nshaka ko ngukorera kandi koko unyumve. Ako kanya ahita afata ibiganza bya bosi, ahita afata ibiganza by'umukozi akamubwira ati ese ubu wambera umugore, ibi ni ikimenyetso kinyeretse ko ushoboye kandi ushobora kumbera umugore w'igitangaza, ushobora kurinda ibintu byanjye ndetse akarinda n'abana banjye ndetse n'ibindi bikorwa byanjye byose. Iki ni ikimenyetso cyiza, iyi niyo unyeretse ko uri umuntu ushobora kumbera umugore, uri umuntu nifuza rwose, uri umuntu utumye nkwifuza, ndetse niba bishoboka wambera umugore rwose. Ni ibintu nakunze kandi ni mu by'ukuri rwose nkurikije ukuntu umeze. Aka kanya ndagira nkubwize ukuri yuko ugomba kumbera umugore. Ariko umukozi akabyanga, umubosi we agatangira kumupfukamira amuvuga ati mbabarira wambera umugore, akabimusaba. Umukozi akavuga ati none se birashoboka njye ko naba umugore wawe, nari umukozi wawe bosi? Oya ntabwo bishoboka. Nuko rwose bosi akamubwira ati mbabarira ndakwinginze mbera umugore. Akomeza kubisaba umukozi wiwe ati ndakwinginze mbera umugore. Ako kanya umukozi akavuga ati rwose ntabwo biri kumvikana bosi, nese ubu koko naba umugore wawe, ese birashoboka? Ako kanya bosi akomeza kumubwira buri kintu cyose ndetse n'uburyo amuhereza agaciro ndetse n'uburyo amufata. Nuko ako kanya disi umukozi ararira akishima akavuga ati ntago nabyanga. Ako kanya disi bahita bahoberana, akahita avuga ati ndabyemeye ko nakubera umugore. Nuko Berita agahita avuga ati ubu ugiye kumbera umugore rwose, ikintu cyanjye icyo ari cyo cyose ubu ni icyawe, ntugire ikibazo. Ako kanya umukozi akishima akavuga ati niba ari rwose ayo mafaranga yose yafate nayo tuzadukoresha nta kibazo. Ako kanya rwose umukozi agaseka akishima akavuga ati ntibishoboka ko naba mbonye umugabo mwiza nkawe. Ako kanya rwose avuga ati ndaje, reka nitwitegure dushaka uburyo noneho tugira ibindi bintu tuganira. Ako kanya umukozi akishima. Agafilime kacu nta tugasoreje, kora subscribe dukomeze tubane.